kuba bataratwaye ikamba nyamukuru rya nyampinga mukuru w'u Rwanda kandi nge nabo twemezanya ko bari bafite ubwenge, ubwiza n'icyizere cyatuma batwara iryo rushanwa. Aba bari ntibacitse intege, bakomeje imirimo n'ibyo bizereramo kugeza ubu ngubu baravugwa baranazwi kuruta abatwaye iryo rushanwa. Ndi Jasper umuhungu w'Imana, ukore subscribe ku mwanya wa mbere. Reka mpere kuri hustler wanjye Uwase Muyango Claudine. Muyango yegukanye ikamba rya Miss Photogenic mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019. Uyu mwana benshi ntibamuzi neza, ariko njyewe icyo nabibiraho ibanga uyu mwana n'uw'iwacu Ruwari. Ni henshi yize ni South nzi harimo na za FA de Cannes High School. Akora nk'umunyamakuru w'umwuga mu myidagaduro, akaba no mu content creator ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yashyingiranywe n'umukinnyi wa ruhago witwa Kimenyi Yves mu mwaka wa 2019 ku itariki ya 21 Kanama 2021. Muyango na Kimenyi babyaranye umwana w'umuhungu bamwita Miguel Yanis Kimenyi. Muyango yabaye brand ambassador wa company nyinshi harimo icuruza ikanakodesha imodoka yitwa Swatas Car Limited. Muyango na Kimenyi Yves nubwo rwose bivugwa ko batakibana mu rugo, cyo ntabwo mbizi neza, ariko icyo nzi cyo ku mbuga nkoranyambaga berekana ko bagikundana cyane kandi koko nta nurakora ikosa ryo kujya beside Baenara. Uwase Muyango Claudine ikindi namubabwiraho nuko ari umu-MC, akaba umu-host, akaba n'umushyushya birori mwiza cyane ku buryo ahantu yataramiye haba hari urujya n'uruza rw'abantu kandi bishimye. Uwase Muyango Claudine ni umwe mu bakobwa bavuye mu irushanwa rya Miss Rwanda, ariko bakomeza kubaka izina mu myidagaduro no mu mbuga nkoranyambaga n'ibindi bitandukanye, mu gihe abandi bahita basubira mu buzima busanzwe. Yari Muyango Miss Data ku mwanya wa mbere, ubu ngiye kwitamba next date katwigire ku mwanya wa kabiri. Ni umwana nkunda behaves ze Karimpinya Queen, akaba yarabaye third runner up Miss Rwanda 2017, akaba kandi aba ari umwanya wa kane ukomeye w'irushanwa. Karimpinya Queen yavutse ku itariki 6 Kanama 1998, avukira mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali nk'uko ikinyamakuru Eastern Motor n'ibindi kibivuga. Yatangiye imikino yo gutwara amamodoka, aho avuga ko ari ibintu yakunze kuva kera cyane akiri umwana hamwe n'indi mikino yose ikanganye. Yatangiye anamara igihe kirekire ari umu-co-driver, ariko ubu ni umushoferi mukuru. Ni umwe mu bakobwa ba mbere babashije kwinjira mu myidagaduro y'imodoka yitwa motorsport, kandi biri mu byerekana ubwenge nk'ubutunzi bw'igihugu. Mu mashuri ye yize ibijyanye na business administration cyangwa iby'ubucuruzi, akaba yararangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu kwezi kwa 10 2024. Uyu mwari Karimpinya Queen ubundi we ku giti cye yivugira ko uretse gutwara imodoka n'ubundi mbere yakundaga gutwara ibintu by'amagare, amamoto, utunyabiziga nk'utwo twose, ubwo urumva n'ama-skateboard n'ama-overboard byose ntibyaburamo. Yigeze kwivugira ko irushanwa rya Miss Rwanda yego ryamuhaye urubuga, ariko iyo ataba yifitiye umwuga wo gutwara imodoka no kubikunda, ibya Miss Rwanda byari kuba byararangiriyeho. Ubu Karimpinya Queen ubu tuvugana ni brand ambassador w'izo modoka z'akatraboneka mubona aho ngaho. Akaba anageze kure cyane mu bintu by'amarushanwa yo gutwara imodoka, anagira inama bari b'Abanyarwanda ko irushanwa ryo gutwara imodoka atari ry'abagabo n'abasore gusa. Uwo twavugaga hano ni Karimpinya Queen, umwari mwiza cyane kandi utijena. Reka tujye ku mwanya wa gatatu. Uyu we ni superstar everybody knows her around the world, Uwicyeza Pamela. Mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019, Uwicyeza Pamela yabaye umuntu wa gatatu watowe cyane n'abantu kuri SMS no ku mbuga nkoranyambaga. Uwicyeza Pamela ni umukobwa ukunzwe cyane unakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga ze, bimuhesha akazi ko kuba yakwamamaza ibintu byinshi no kwinjiririza agatubutse ku mbuga nkoranyambaga. Uwicyeza Pamela n'umukunzi we The Ben kandi babaye brand ambassadors ba telefone zitwa Tekino mu mwaka wa 2024. Uwicyeza Pamela yavuzwe mu rukundo n'umuhanzi w'umusitari cyane mu Rwanda, muri Afurika no ku isi witwa The Ben Tiger. Nyuma y'urukundo rwabo rwavuzwe cyane, Uwicyeza Pamela na The Ben barashyingiranywe ku itariki ya 31 Kanama 2022 mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Ubwo aho hari imbere y'amategeko. Hanyuma ku itariki 23 Ukuboza 2023 barushinze imbere y'Imana mu rusengero Irebero, nyuma y'umubano w'imyaka yari imaze iminsi. Yatangaje kandi ko umwana we na The Ben w'umukobwa yitwa Uwicyeza Luna Ohamugisha yavutse ku itariki 18 Werurwe 2025, avukira mu Bubiligi.
Pamela afatwa nk'umwe mu bakobwa bageze kuri byinshi cyane kuva yava mu irushanwa rya Miss Rwanda, na The Ben ni umwe mu mitungo ikomeye afite. Twigere ku mwanya wa 4. Amazina ye bamwita Kayumba Darine, akaba yarabaye second runner-up Miss Rwanda 2022 cyangwa igisonga cya 2. Cyazo uyu mwana reka mbanze nifate mbere y'ibindi byose kuko ngiye kumurondora nakora amakosa menshi cyane. Icyo nzi cyo nuko Shona and like her behaves too. Mu byo mwemerera yanivugiye yavuze ko mbere yo kujya mu irushanwa rya Miss Rwanda yari umuririmbyi cyangwa n'umuraperi, aho yajyaga anabigaragaza high school. Nyuma y'irushanwa rya Miss Rwanda yaramenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane, kandi akaba ari n'umu-content creator ukomeye cyane kuri YouTube. Ikinyamakuru Nyarwanda kivuga ko Kayumba Darine kubura umubyeyi wese byamugoye cyane, ariko gusenga ari kimwe mu bimufasha gukomeza ubuzima bwe kandi neza. Kayumba Darine afite ibiganiro bizwi cyane akora, harimo nka exclusive show cyangwa Kigali Uncovered, aho abavuga stories z'ubuzima bwe cyangwa ubw'abandi bantu muri rusange n'uburyo bakwiteza imbere, kandi nabyo biri mu bimwinjiriza. Ikindi wamumenyaho avuga ko ari mu rukundo n'umuraperi witwa Kimza w'umunyarwanda, kandi akaba yarambitswe impeta y'urukundo. Ikindi uyu mwari akaba yamamariza ibigo byinshi ku mbuga nkoranyambaga ze. Katwigire ku mwanya wa nyuma ari wo wa 5. Kambanze nywa Amazina na sekemo. Isimbi Yvonne Noeline aka Lex Love ubungubu mu marushanwa ya Miss Rwanda 2019 yaviriyemo mu majonjora, ariko sinabura kumuvuga kubera ukuntu ari hustler cyane ko no mu irushanwa yamenyekanye cyane kuko bavugaga ko yavuye Rwamagana na Migu. Ikindi kandi akaba yari afite story y'ubuzima itangaje cyane, icyo twakwita abakene. Yari umukene, reba nko muri ako gafoto naho handi ureba itandukaniro. Ni umwe mu bakobwa bamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda kubera amafoto ye n'amashusho yagiye asohora menshi agaragaza imiterere ye, ubwambure bwe n'imyambarire idasanzwe. Igitangaje kandi ibyo byose bituma yinjiza, and that is what we talking about. Hamwe n'ikinyamakuru Trading News yivugiye ko ashobora kuba ari gukora amashusho y'urukozasoni, ayo bita adult content mu rurimi rw'icyongereza cyangwa bizwi mu kinyarwanda nka filime z'urukozasoni, kandi ko nta kibazo na kimwe abona mu byo yaba akoresha umubiri we, cyane ko bimwinjiriza agatubutse cyane ku buryo we yumva ari kugera ku ntsinzi n'inzozi ze. Ikibi ni ugucika intege mu buzima, ibyo urimo byakwanga ugakeka ko birangiye. Wahindura kandi ugakora cyane. Kora subscribe. Ndi Jazz Boy.